twongeye kubasuhuza abakurikiranye cano ikiza umusonga TV. Aka kanya turi ahantu muri paruwasi ya Kiyanzi, turi kumwe mu iteraniro rikomeye ku munsi mukuru wa bonane. Aba ni abantu bakiriye Yesu ejo nk'umwami n'umukiza kandi biyemeza gukorera Imana. Tubahaye ikaze kuri iyi cano ikiza umusonga TV. Ku bantu bakurikiranye ikiza umusonga aho muri hose, haba mu Rwanda, muri Amerika, ndabizi ko mudukurikiranye, tubahaye ikaze. Iyo korali rero uhereye uyu munsi yafashe umwanzuro wo gutangira umurimo w'Imana iririmba. Dukeneye abaterankunga kugira ngo tubone inifomo, dukeneye ibyuma kugira ngo dukore umurimo w'Imana neza tunezerewe. Nawe ukunda umurimo w'Imana aho uri hose, turagushyiriraho nomero za mwarimu w'uwo mudugudu. Ni ku mudugudu wa Kabuga, hafi y'umupaka wa Tanzania. Niyo mpamvu rero hamwe n'iyo korali yitwa Tubwamamaze, ubutumwa bwiza, twiyemeje kubaririmbira kugira ngo mukurikirane iyo ndirimbo aho uri hose. Ni indirimbo ivuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri nge. DJ twazamutse.
dukomeje gushima Imana kubw'aka kanya. Murumva uburyo baririmba neza. Rero abantu mwese munezerewe Imana kandi mukunda Imana, mugakunda n'umurimo w'Imana, mumfashe duhereze Imana icyubahiro. Kubw'aka kanya rero hamwe n'ikorari Tubwamamaze yo ku mudugudu wa Kabuga mu itorero rya adepr kiyanzi. Reka hamwe n'umwarimu wabo gira icyo avuga gatoya kubw'iyi korari ikunze twavukishije mu byiciro bibiri. Ntabwo imaze amezi agera ntabwo iramara amezi 3, ariko murumva ukuntu iririmba neza. Rero ushaka gushyigikira iyi korari, ukunda umurimo w'Imana, ntabwo nshyizeho nomero yanjye kiza umusonga. Uyu ni umwarimu wabo, ni umudugudu uyobowe n'umudamu mwiza ukunda Imana. Niyo mpamvu rero reka avugeho gatoya. Imana ibahe umugisha. Iyi ni korari yitwa Tubwamamaze. Harimo abavutse umunsi w'ejo itariki 31 zisoza umwaka. Hanyuma harimo n'abandi bamaze amezi 2 n'igice nabo bavutse. Turashimira Imana kubw'imirimo n'ibitangaza yakoze kuri uyu mudugudu wa Kabuga muri paruwasi ya Kiyanzi. Imana yagize neza. Hanyuma rero aba ni abantu batangiye umurimo, kandi uyu murimo uba usaba imbaraga nyinshi. Turasaba rero ko mudufasha mu mbaraga zo gusenga no mu mbaraga zo ku mufuka, kuko tuba dukeneye n'ifomo, dukeneye ibyuma, dushaka kwagura urusengero ni rutoya. Ibyo byose rero bishaka ubuterankunga, ariko inkunga ya mbere ni amasengesho, ibindi bigakurikiraho. Kandi turanezerewe kuko twiteguye imbaraga z'amasengesho n'imbaraga z'amafaranga kugira ngo tubone ubushobozi bwo gukomeza umurimo w'Imana. Yesu aduhana umugisha. Hanyuma nomero bagushakiye, ndabizi tugira abantu benshi badukurikirana, tugira abantu benshi badukunda, bari muri Amerika, bari mu Bwongereza, bari mu Bufaransa, bari mu Rwanda, kandi bakaba banezerewe no kubona uyu murimo w'Imana. Ntabwo ari mwebwe gusa mfunguye, ntabwo ari mwe korari nafunguye, ni nyinshi, ariko iki ni igitangaza. Ni mwe korari ya mbere mbashije gucisha kuri YouTube ikiza umusonga TV. Ese mwarimu, nk'abantu bagira umutima wo kugira ngo babashyigikire, wabaha nomero nibura bagushakiraho, ndetse n'abandi bifuza kuzabasura bakazabasura. Imana ibahe umugisha. Nimero ya telefone mwadushakiraho ni 078 60 42 084. Nimero yanditseho Mukamusa na Grace. Yesu aduhana umugisha. Yongera isubiramo rimwe, harimo abatayumvise neza. 078 yego 60 yego 42 yego 084. Yanditseho amazina Mukamusa na Grace. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ngaho rero korari Tubwamamaze, nimukomere Imana amashyi mushimira Imana kuko abaterankunga Imana igiye koherereza, kandi mwifurije yuko muri aka kanya Imana izabarinde gusubira inyuma, Imana izabakomereza amaboko, kugira ngo mu gihe kizaza ubwo impanda izavuga tuzahurire ku bicu. Amen. Amen.